hari ukuntu uba udafite megabayiti kuri simukadi yawe, noneho ukavuga nti byarangiye nta kudawunirodinga, nta kureba ikintu kuri YouTube, ko nyine bikaba birangiriye aho ngaho, sibyo? Ariko ndagira ngo muri iyi video nkwereke uko wakoresha internet, free internet. Biragusaba simukadi ya Airtel ya 07 kugira ngo ubashe kuba wakoresha iyo interineti ngiye kuba nakwereka. Igenda ku muvuduko wa 4G, igenda ku muvuduko wibukanga cyane. Ngiye kuba rero nakwereka uburyo ki wayikoresha nawe telefone iyo ari yo yose waba ufite. Birakora cyane, usabwa kuba ufite simukadi ya 07. Noneho kuri wewe ubwo ngubwo unkurikiye rero, nizere ko turi kumwe step by step. Okay, udatinze urajya muri Play Store yawe. Okay, nurangiza kujya muri Play Store urajya muri search. Okay, muri search urandikamo TLM tune like this, andikamo uko nguko mbyanditsemo nawe gutya ni kuri bubyandike. Uratera enter usearching, sibyo? Nurangiza wongere uyikirikeho gutya nk'ibisanzwe, nyine urebe byose ibyikora ni uko n'abantu bayidawunirodinze uko bangana ndetse n'abayirebye uko bangana. Urareba ko iyi application ya dawunirodinzwe n'abantu 500,000. Okay, ya noneho rero urayestaramo. Numara kuyestaramo urahita uyikorera opening. Ngiye gukanda kuri open kubera ko ngiye nyifitemo na kugira ngo nyibigishe nyine namande ndayidawunirodinga, sibyo? Urayikikaho nk'ibisanzwe, sibyo? Numara kuyikirikaho urareba ko dusanzemo ibintu byinshi, ariko nyine hambere hariho auto select saver, aha kabiri hakabaho wifi data premium SSL. Okay, tugiye gukora udusetting rero tworoshye cyane kugira ngo ibashe kuba yabara, sibyo? Noneho deni ukabona internet. Bibutse ko iyi ntago ari nka VPN. Iyi ngiyi yo rwose nuyikoresha uraza ucimira muri comment. Uremeza aha kabiri handitseho wifi data. Okay, urahakirika gutyo. Okay, noneho ubwo tugeze ahantu ho gushyiramo ibihugu nk'uko muri kubibona. Hari za Afghanistan, Angola, Argentina. Yes, uri kubonamo ni ibihugu byinshi cyane, ariko twebwe tugiye guscrollinga, tugiye gushaka igihugu cy'u Rwanda. Okay, urascrollinga mpaka ubonye igihugu cy'u Rwanda, sibyo? Reka duscrollinge ubundi dukomeze paka tugeze ku gihugu cy'u Rwanda ariho dushyira, sibyo? Turakomeza duscrollinge, duscrollinge mpaka u Rwanda turubonye. Okay, kabiri gutindara. U Rwanda tugiye kurugeraho. Okay, u Rwanda twarugeze. Okay, hari ahantu rero henshi, hambere haranditse Rwanda Airtel Network, n'aha kabiri hakandika Rwanda Airtel Network New, aha kabiri hakandika Rwanda MTN Network, ahandi hakandika Rwanda Mango 4G. Urareba ko iyi ikora kuri MTN, ikora kuri Mango 4G, ikora kuri Network New. Ubwo ni kuri simukadi nyine za 07, sibyo? Tugiye kuzamuka rero dushyire hano handitse Rwanda Airtel Network, apana hano handitse New. Urahakirika gutyo. Okay, urareba ko yagiyemo Rwanda Airtel Network yagiyemo, sibyo? Adufungure data turebe, sibyo?
dufungure data zacu turebe. Rero tukandamo hagati handitse start. Ategereza ibare ubundi hiti ba connected. Iyi ni internet yihuta cyane. Urareba ko hari hejuru nyine biba biri kubara nyine bakwereka internet urugero iri kugendaho. Rero bidatinze urareba ko internet iri kwihuta cyane. Noneho uretse uraje urebe kuntu igiye guhita igera kuri megabyte nta kintu tudownloadinze habe na kimwe. Uretse gatoya urareba ko reba uburyo internet biri kwihuta cyane. Noneho turongera tuyigarukeho nk'ibisanzwe gutya kugira ngo tuyikorere disconnect tuyidisconnecting. Nari mbikuyemo ariko ndongera ngaruke hano kuri start nkuko uri kubibona n'ubundi. Urareba ko n'ubundi irongeye irabara nk'ibisanzwe kugira ngo urimo ubibona, sibyo? Noneho kugira ngo ukore stop n'ubundi nk'ibisanzwe uraza ugakanda hano handitse stop gutya like this, bihita byihagarika. Noneho ku bantu mwabuze internet rero rwose ubu buryo burakora. Ufite simukadi ya 073 rwose nkuhaye amahirwe masa. Good luck. Byoherwa na internet y'ubuntu iri hano rwose. Iyi ni wireless ubundi ntaga ari VPN. Sawa rero ubwo tuzasubire muri video itaha ku bantu mutari muzi aka kantu nakubwenge cyane.